Yes. Ni Dodos Kigali Rwanda nk'umusaso wanyu. Ya, mujene wa dance. Ya, people. Nabazaniye Adelphine official nk'ibisanzwe murabizi n'umuntu wanyu. Reka bibwire. Adelphine bimeze bitese? Bimeze neza wanyu. Iminsi myinshi mwa? Nagari myinshi cyane. Twaraburanye cyane kubera akazi kenshi kagenda kaduhuza ariko kubitewe n'uburyo abantu badukurikirana cyane badusabye ko dukora ikiganiro kindi cya kabiri. Ngiye ikiganiro nshaka kukwibarizaho ni kimwe gusa. Barambaza cyane ese ufite umukunzi? Ufite umukunzi ubwire abantu. Ngewe cyane uri kuvuga. Ndabaza Adelphine official. Ufite umukunzi? Ntawe. Nta mukunzi ufite. Bivuge round speed. Ufite umukunzi? Ariko se buriya. Muri kubimbaza buriya arashaka icyagamije iki? Impamvu muri comment kuri Adelphine official na Gilbert TV sibyo barambaza nkunda kubona cyane comment zanyu ziza zinsanga cyane ati mumbarize Dodos cyangwa Adelphine official afite umukunzi noneho bibaye ngombwa ko atweruriye nta mukunzi afite ese hageze umusore ubu ngubu uri kugukurikirana arimo arakureba kugeza isaha n'uyu mugoroba hano muri Kigali ubu ngubu rakaza kavuga ati ngiye bitewe n'ibintu mukora narababonye kandi narakwishimiye uri umukobwa uhigira ahantu henshi ufite company runaka ukorera sisatse kuyamamaza uko ntabicira imereza sibyo iranyambura nkore ibintu bya danje ikindi nibaza akakubona gutya akavuga ati Adelphine official uri umuntu mwiza narakubonye numva ndakwishimiye ku mbuga zawe ukoresha na Gilbert TV bikaba bigaragara ko babakurikirana cyane nanjye TikTok yanjye Dodos Kigali Rwanda bakaba bandi bakambaza ati uwa Adelphine ni umuntu ufite amafaranga ni umuntu umeze neza murabibona twaje muri Kigali turabyoshye tumeze neza yansohokanye n'umuntu wanjye niyo mpamvu nari muzanye ati atubaze ngo ese mubaza ati ese waba ufite umukunzi niyo mpamvu atubwiye noneho arabiciye bigacika avuze ko nta mukunzi afite kari single. Ladies and gentlemen uyu